twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze bakunzi b'ikiganiro Tubeho Turiho ku meza ya Ukubaho Table Talk. Uyu munsi muri kumwe na Desire ndetse na Life Coach Pascaline na Tumaine Innocent. Nkuko timu yose tumajije kubaha ikaze guys, uyu munsi twatetse. But team, muri ready for the food? Mwiteguye kurya? Burya Twegereye ameza abandi. Wanaye tukarabye. Twegereye ameza, ubu ngubu ameza tuyariho. Ahubwo umuntu udukurikiye yitegura ko tugiye gusangira. Wow. Ni karibu ku meza. Ni karibu ku meza. So uyu munsi tugiye kurya ibiryo biryoshye cyane, nshishikariza generation zacu, urubyiruko muri rusange n'abandi bantu bari muri icyo kigero. Ni ibiryo byacu kandi biryoshye. Wow. Tugiye Bon appétit. Wow, bon appétit. Tugiye kurya duhera no ku bibazo by'amatsiko, ari naho turi buha ikaze n'abandi bose bazatubwira uko babyumva. Ese timu, ko hari abakeka ko kubaka urugo cyangwa gushinga urugo ariho umugisha urambye uhera. Ese mwe mubibona muti? Icyo ni icya mbere mu biryo dufite. Icya kabiri kirabaza ngo ese gushaka cyangwa se kubaka niho hambere izingiro ry'umugisha ryagahereye? Icya gatatu, ko abantu muri iki gihe bavuga mu buryo butandukanye, hariho ibyiza byo kuba singo cyangwa byo kuba utarashaka ingaragu. Nimba bihari ni ibihe? Abandi nabo bakavuga ngo hari n'ibyiza byo kuba waramaje gushaka. Niba bihari ni ibihe? Ngibi biryo dufite uyu munsi, tubahaye ikaze ndetse mpa n'ikaze bagenzi bacu. Turahera ku cyane. Amafunguro ni umunsi arashyushye. Arotsa koko urusenda. Aratwiye. Rero umunsi umuntu urimo uratureba, ndamusaba ko nawe aza gukontribura muri iki kiganiro, kuko tuzajya dusoma comment neza tunamenye icyo nawe ubitekerezaho. Guys, nanabibutse ko ibyo tugiye gukora hano ntabwo ari ibintu twateguye kubabwira, ahubwo ni ibibazo twibajije, twabajijwe, tugiye kuganiraho buri wese uko abyumva. Nawe ufite uko ubyumva rero, ushaka watangira ukadusubiza nonaha mu gihe turimo turaganira hano. Yes, Mr. Desire, icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko buriya hari ibintu uba ufite nk'ubumenyi, hakaba n'ibyo ufite experience. Experience yo kuba ingaragu ngenda ifite. Ntabwo turagera ku ngaragu. Experience Desire yo kuba ingaragu arayifite. Noneho Pascaline yazifite zombi. Pascaline afite experience yo kuba ingaragu, afite experience yo kugira urugo. Niyo mpamvu kugira ngo no meza aruzuye. Ano meza aruzuye, niyo mpamvu tugiye kuganira. Ari indyo yuzuye. Indyo yuzuye ntabwo barabwaki. So, nkuko Innocent amaje kuitubwira, hari experience dufite ariko turanuzuye, ni nabwo turi bwuzuzanye. Ariko tugiye guhera ku kintu cya mbere. Kubaka urugo cyangwa gushinga urugo. Ese nibyo zingiro cyangwa nibyo tangiriro ry'umugisha? Iki kibazo cyagiye kibazwa n'abantu batandukanye, mu bantu badukurikira kandi batuba hafi, niyo mpamvu twakibagaruriye. Kubaka urugo cyangwa se gushaka, niryo zingiro ry'umugisha cyangwa ni umugisha urambye wagahereye? Tugira ngo duhera aho ngaho. Ikibazo kibajije iki kibazo kibajijwe hano ku meza. Kibajijwe ku meza. Kibajijwe n'undi wari wese waje kuri ano meza yo kubaho. Byumvikane ko impamvu turi kuvuga ko twatetse ameza ubundi tuzi ko aribwaho, abantu bayariraho. So hano ku meza yo kubaho Table Talk dusangira amafunguro atunga batwebwe b'imbere. Yego. Batwebwe b'imbere ishobora kuba roho yacu cyangwa se imitekerereze yacu. Kenshi abana abantu twegera ameza dutunguye umubiri, ariko dushishikariza abantu kujya gushyira kwa neza yo kubaho Table Talk kugira ngo abashe gutunga batwebwe cyangwa se bo b'imbere muri rusange. So amafunguro y'uyu munsi rero yerekeranye n'urushako. Abantu benshi ni indoto zabo cyangwa se twibona mu rushako. Niyo mpamvu tubiganiriye uyu munsi kugira ngo twihaze muri ubwo bumenyi, cyane cyane ko tuvuga ko ingo z'ubu zirimo ibibazo cyangwa se zitaryoshye cyane, kugira ngo abakiri ingaragu, abakiri abaseribateri
bazabashe kubaka urugo ruryoshye kuko bazaba baraririye kuri aya meza abarurimo kandi nabo bafite ugushidikanya cyangwa se bitagenda babashe kubisubiza ku murongo. Kubaka urugo ngo ni ishingiro ry'umugisha niko wabajije ikibazo cyawe. Ntawavuga oya, byumvikane ko utavuga oya, ariko kandi nanone ntabwo ushobora kuvuga ngo kubaka urugo ni umugisha ngo uri umuseribateri aka kanya ahita yumva ko agomba guhita avamo yirukanka cyangwa se ngo ahita avamo ngo yirukanke agenda ajya gushaka kugira ngo ahita abona umugisha. Zaye ko kukana gashyigikiye cyangwa nirukanye gushaka iyo sibyo bimeze neza cyane. So byumvikane ko nibyo byamugisha, ariko kandi bitabujije ko hari n'abantu bamwe na bamwe bagiye ntibibabera iki umugisha. So rero umugisha ntabwo uva ku rushako, ahubwo umugisha uva ku bashakanye. Ako ga point donc ni ukuvuga ngo ntabwo utangwa n'icyo kintu cyitwa urushaka, ahubwo ni mwebwe ubwanyu bireba first of all nk'abantu. Nanjye nkanze nka contribution yanjye kuri experience yanjye mfite yo kuba ntararugeramo experience kuba ntararugeramo mfite experience yo kuba ntararugeramo noneho nkagira n'ubumenyi kuko burya ndi umuntu ukunda muri Portugal ni adiantar, ni ukuvuga ngo aho ntaragera nshaka kubanza mpamenye neza mbere y'uko mpagera kugira ngo nimagera hatazagira ibyo mpurira nayo ngasanga birantunguye. Of course si mbyigira ku bandi bantu experience z'abandi bariyo. So ngicyo navuga rero first of all tubaze tumenye umugisha n'iki. Sibyo kuyo tuvuze ngo umugisha ni ikintu kinini cyane, sibyo coach? Umugisha si ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza dore ariko ni kinini cyane, ni ikintu kiri large ku buryo dushobora kuvuga se wenda umugisha uri kuvuga ni financial blessings, ni umugisha ifite ihuriye no gushaka amafaranga, sibyo? Cyangwa se hari umugisha wo kuvuga ngo kugira abana, kubyara ngo nawo ni umugisha, sibyo? Hakabaho kuvuga ngo kubaho wishimye, kuba wishimye nabyo ni umugisha, sibyo? None rero ibyo byose rero sinzi nimba turi byangurupe hamwe cyangwa hari ikintu kimwe specifically turi bumuge. Ndumva twakoresha financial blessing kuko n'ubundi ni umugisha urambye, ni reka tubishyire financial. Yo reka nse nkubivugaho byose kugira ngo byorohe, sibyo? Ariko byumvikane ko n'ubundi mu rushako habamo umugisha w'urubyaro, ariko hari imigisha yihariye ireba abashakanye. Ko ntabwo ushobora kuvuga ngo umuseribateri ntafite umugisha w'urubyaro kandi nyine ari umuseribateri ntabwo wavuga ko atari umugisha, ntabwo aragera kuri ibya bintu ku bashakanye. Nivuze ngo gushaka bitanga umugisha w'urubyaro, of course the answer is yes, kubera yuko legally nuko nguko bigomba kugenda mu buryo bwemewe, sibyo? Bwabo bwemewe n'amategeko ndetse natwe turi religious kubyemewe n'Imana ko ni ikintu cyagenewe ku bashakanye. None rero reka twigarukire kuri financial, ku kintu gishoboka warashatse kikaba kinashoboka utarashatse, kitariho condition yo gushaka muri make, sibyo? Financial n'urugero amafaranga, gushaka ubutunzi, sibyo? Ikintu cya mbere ngende bubivugeho no kwishima ntabwo bisaba ngo warashatse cyangwa ntiwashatse, ni ikintu buri wese yakabaye agira. None reka turebe kuri iyo context ngewe uko mbyumva, sibyo? Uko mbyumva rero ndaza guhurizaho na life coach Pascaline, kubera yuko ntabwo mpamya yuko kuko ushatse ibintu ugomba kwita bigenda neza, ahubwo mpamya yuko ngewe wagakwiye kubigenza neza mbere yuko unatekereza gushaka, sibyo? Kubera ko nge numva ko gushaka first of all ni other responsibilities ugiye gufata, sibyo? So nje nko kuneka umunezero, niba utanezerewe weho ku giti cyawe wenyine, ntabwo igisubizo ari ukwita uvuga ngo reka nshake wenda nzanezera, azamunezero umugabo azamunezero na gusa, ahubwo wowe ku giti cyawe banza wishakemo kuba hafi n'Imana, unezerwe ugire n'amahoro ku giti cyawe, kuko nta mana nta buzima. Ibyo ntabwo byashoboka. Noneho wa muntu nawe muzashakana muhiyo advice, uyimubeshya ngo nidushakana nzakunezeza, urumva? Umubeshya ngo nidushakana nzakunezeza, shaka uburyo bw'umwigisha ibigize ari byo tujye kuganira hano ku bitunga roho. Ntabwo tugeze tubona mu rushako mu bitunga roho, ntabwo tujye tubibona. Ni ibintu umuntu uwo ari we wese aho ari hose yagira.
none umuntu namara gutunga roho ye iryoshye niko twe tuvuga abantu kuri table talk yacu niko tubyita sibyo namara kumva amerewe neza ku giti cye mwebwe noneho mwihuza ariko gushaka noneho sibyo icyo gihe nimuhura mwese muri positive muryoshye the result zizaba positive noneho rero nimuhura mwese mubishye n'undabishye muzabiha cyane umwe naryoha undi akabiha muzabiha wa undi uryoshye azafata mu kuryoha kwa wa wundi nazagera aho empty abasigaye babishye babo donc ubundi ni formule mathématique uzitwaye ibyo urabona iyo ufashe negative ukayiteranya negative ni negative iyo ufashe positive na positive ni positive iyo positive na negative numara bibyara negative impamvu nabaye mu infirmiere ikibazo cy'imibare nimusoza ku negative na positive tube practical sibyo tube practical nge uko mbyumva nuko ariko ni ukuvuga ngo cya kibazo cyabajije ni ishingiro ngo niryo shingiro ry'umugisha urangiye yes muri make wavuze oya ntabwo ari ryo shingiro okay dukomeje finance ntabwo navuze ko ntabwo ari icyo nashatse kuvuga ni ukuvuga ngo ibyo mujyanyeyo nibyo mukomeza guhinga ubwo rero ndumva uri gusanisha na bya bindi nigeze kuvuga ko urugo ubwarwo ntabwo ari rwo mugisha abantu nibo banyamugisha nanjye mfatiye aha rero ko cageze bivuge ngo hari ikintu kimwe abantu tugeraho banadukurikiye bamenye ntabwo gushaka ari byo byakabaye mu mitwe yacu ngo nibyo bizana umugisha urangiye ahubwo ikintu cya mbere nanjye uko mbyumva ikintu cya mbere mbere yo gushaka urabanza ukisobanukirwa ubwawe kuko utarisobanukirwa urashaka umuntu azane nawe ibye azi cyangwa se nawe umushaka atarisobanukirwa nimumara kubana bibyare confusion ariyo mpamvu ubona habaho amadivorce menshi burya mu gihe cyo kubura isingo cyagiye uri wenyine nkuko Mr. Tumayine yaratangiye kubijyamo neza ni igihe cyiza cyo kwitekerezaho ukisobanukirwa aho ushaka kujya ukisobanukirwa n'icyo ushaka mu buzima ukikoramo ko warangiza kwimenya ukatangira kwemerera undi muntu akakuzaho igihe utarisobanukirwa nawe ubwawe uracyajarajara kuri dreams zawe kuri future yawe nuza n'undi muntu bizabyara confusion ariho havamo division ngira ngo nibutse n'iki kintu division divorce ni ikintu kiva kuri divorce ariyo mpamvu tugira ama divorce menshi kuko abenshi bihutira gushaka batarisobanukirwa bazubwo nibagera muri ruriya rugo ariko umugisha uri buheze ikindi ni woya rero nkurikije ubumenyi njye nagengera ntabwo ndi bukonfirme iyo nimvuga hoya ubundi irazi hakana ikintu bita ngo niryo shingiro oya si ryo shingiro hoya yo rwose yabikonfirme si ryo shingiro urumva ahubwo none urugo ni umugisha iyo mwe muri abanyamugisha ni ukuvuga ngo iyo mugiye muri rwa rugo mwebwe muri abanyamugisha ugafata umugisha wawe n'uwanjye n'undi uraramba nyine noneho ikindi kintu nashaka kuvuga sibyo ikindi kintu kinakomeye cyane kidetamininga cyane uburyo bizabagendekera ni impamvu mwabigiyemo twigiye kubiganiraho cyane kuri goals tuza gusanga ko motivation ya mbere igutera gukora kugira ngo ugere ku ntego ari impamvu ushaka kuyigeraho urumva none ngiye numva nk'umusore cyangwa se nk'inkumi ushaka gushaka urabyumvuza ubona abantu bafite famille ukumva wifuje kubaho nawe ufite famille yawe warubatse famille yawe numva ikintu cya mbere wakabashije kwibaza ari kubera iki ngiye gushaka kubera iki ngiye gushaka ni iki kijyanyeyo ni impamvu ushaka rwanjye niye kuko niyo izaguma kubagumisha hano igafata urugero hari abantu bajya mu ngo kubera amafaranga umuhungu cyangwa se umukobwa akabona umwe ufite amafaranga tugenda ndi umusore mbonye umukobwa wakoze amafaranga wakoze ikofi mvuga ni uriya mukobwa ntacike umukobwa wenda nawe akanabona ati ngwino nanjye nkanda aya mafaranga ntabwo nayahomba nkaba ndamukurikiye ikintu kizaba ni iki njyewe urugo rwanjye rushingiye kuba umukobwa afite amafaranga ikintu kizabaho ni uko hagize ikintu kibaho ya mafaranga akabura muri rwa rugo nanjye nagenda
icyajyanye n'iki uzi se n'ikindi tumenye ariya mafaranga ashobora kutabura muri ruriya rugo sibyo ariko guys iyo muri kumwe nk'umugore n'umugabo umwe akaba ameze nka parazite umwe ameze ari gukonsoma undi gusa ariko gukonsoma ibyunda ari gukama hariya ni ukuvuga ngo wa musore wagiye mu rugo kubera ya mafaranga azagera habe nk'umutwaro kuri wa mukobwa cyangwa kuri wa mugore yashatse wa mugore ntawe ntabwo wahora ufite ikintu kikuvuna ugenda uhengamye kuko uri kuvunika ubwo rwa rukundo noneho cyitwa urukundo nta nubwo ari urukundo ariko ni interesi nagiye nkurikiye nacyo gikamuke noneho wa mukobwa atangire yumve kuri ya musore adakenewe ko ahubwo ari ikibazo kuri we kubera ko normally umuhungu umugabo is a provider sibyo so urwo rugo ntabwo ushobora kuba ngo ruzabishingiro ry'umugisha urambye ntabwo gushaka ari ryo shingiro ry'umugisha urambye umugisha urambye uri hagati y'abashakanye bo ubwabo nkomeje kuri kakana navugagaho impamvu urumva banza wibaze impamvu nyine igiye kubahuza mwebwe niye kugira ngo habeho umugisha urambye numva twakwiye gutekereza muri buno buryo ngiye uko mbyumva guys umuntu dukurikiye atadutera ibuye turi kuvuga uko twe tubyumva niyo mpamvu twavuze ngo comment section is open kugira ngo nawe tubwire uko ubyumva kubera yuko twese twahawe ubushobozi bwo gutekereza sibyo so numva twakabaye tujya mu rugo tuvuga ko tugiye kuzuzanya guys hari ibyo mfite nawe hari ibyo ufite ntabwo mvuze materialistic ari gusa no mu mitekerereze vision everything sibyo none ubwo tugiye kubana nzaprofita iki kuri wowe nawe uzaprofita iki kuri njyewe twebwe noneho tugiye kwihuza mboneraho navuga hari akantu Desire n'ujya ukunda kuduha amareferanse cyane umuntu we yari arimo arasobanura Dr. Miles Monroe ari gusobanura by'umwihariko nko ku mukobwa iyo agiye gukunda umusore cyangwa se yagiye ko yarambagijwe ikibazo yakabaye abaza direct ntabwo ari wa musore we urihe ugezehe ufite iki for now ahubwo umukobwa yakabaye abaza uwo musore uragana he ku buryo nsaba ngo nze ngukurikire what is your vision urerekera he kubera ko aho umuntu ari nonaha ntabwo ari hazaguma umuntu ari mu rugendo this life is a journey umuntu ari mu rugendo sibyo so noneho rero we nushaka umuntu utazahagana either azaba arimo arajya aho udashaka umusige muri rwa rugendo wenyine sibyo cyangwa se ugereyo ushake uzane ibyo kwihangana ko nabyo bibaho wete ngiye kwihanganira uru rugendo rukuvune ube mu rugo utaryoshye nta mugisha nyine ubonamo umuntu ananakubwira ngo urugo ni umugisha ubwo yatekereje nubwo turimo itegekere ibyo nibonamo kubera iki ntabwo wari uzi aho uwo muntu agana wapfuye kugenda gusa kubw'impamvu zawe runaka cyangwa se kubwa presiyo y'abantu ugenda gukurikira umuntu utazi iyagana numva ari ibintu kandi n'ikindi kintu numva ngiye kugishyanye nka ide yanjye sibyo numva ko abantu babiri mbere yuko bashakana ibyo bintu bagomba kubidiringa muri cya gihe cyitwa fiyansaye bakabiganiraho bakabyumvikanaho bakabishyira hasi reka ubwo nugera muri fiyansaye harahita hazamo cya kintu cy'impamvu ikujyanye gushaka kuko niba muri fiyansaye ifite impamvu iri wrong itari iy'urushako ntabwo uzajya kubwira umuntu ugiye kugushyira mu rugo impamvu ntabwo ushaka kubwira umuntu ngo ndashaka amafaranga yawe nta n'uwo ushaka kubwira umuntu turabona iwacu turi abakene ndashaka aho nibera impamvu abantu bose babihiwe n'ingo ntabwo bose bari kumwe kubera urukundo hari izindi mpamvu zibesheje abantu mu ngo hari ukuba uri kwishakira ubuzima aderesi ahantu ho kwibera hari ukuba nawe uvuga uti reka ndashaje reka mpfe kujyana n'uriya muntu nanjye nitwe ko nashatse sibyo so rero biragoye ko muri fiyansaye hari ahantu twahubakira umubano wacu w'ejo hazaza nk'abashakanye igihe cyose tudafite ukubaho kw'Imana muri twe so ni ukuvuga ngo kugira ngo urwo rube urw'umugisha urambye biba bisaba ko harimo ukubaho kw'Imana hagati yabo bombi kuko iyo ufite Imana uba ufite n'ubudahemuka uba ufite ugukiranuka sibyo rero ikintu cyica ingo z'ubu ngubu cyangwa se ikintu gituma ingo zitaba isoko ya wa mugisha urambye harimo
kuba abantu bajya gushakana ariko batazi impamvu mu by'ukuri igiye kubabanisha. Ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo ubundi bakagombye guhura badahujwe only na cya kintu cyitwa urukundo. Nubwo abenshi murabizi bahuzwa n'urukundo, bagira ikintu gifite irari riri materiel, ibintu runaka umuntu afite cyangwa se sexuel, irari riri sexuel, ndakureba nkumva birarangiye, umva igisubizo no kwibanira, twavugana kuri telefone, donc ibintu bishingiye kuri uyu mubiri biri body. Iyo mugiye rero mu rugo bigashira, wa mugisha wanyu nyine se washingira kuki, kuko nta mana igizite irurimo. So mu by'ukuri twakagombye guhura ngiye nawe, umusore n'umuhungu, kabanza nkamenya my vision ngiye nk'ikiremwa muntu, roho iri hano ku isi, niyihe mission yanjye yo kubaho, ndimo ndagana hehe. Iyo nza aho ngana nkahura n'umusore runaka nawe akabaza aho agana, duhita tureba niba tuzuzuzanya mu cyerekezo cya misiyo cyangwa se y'intego y'ukuremwa kwacu. So ibi ngibi rero ntabwo young people cyangwa se abantu bagiye gushakana bafite umwanya wo kubitekereza. So rero uvuze ngo utahereye aho ngaho, ntabwo ushobora urugo ntushobora kubera umugisha urambye, ahubwo ruzakubera ikibazo, umuzigo, umutwaro, gereza. So rero ni ukuvuga ngo ntabwo byonyine duhura kugira ngo dukore imibonano mpuzabitsina mu rugo, no, ari ukugira ngo usapotinge nanjye ngusapotinge kugira ngo tugane hahandi twifuza. Ibi ngibi ni nabyo bishobora gutuma muhura mukabona ko hari ikintu muhuriyeho, sibyo? Kuko njye ninjya kubana na Tumaye ni wenda ari umu motivation speaker cyangwa wowe wenda ushinzwe gutransforminga people, kandi njye ndi umuntu wishakira nko kwigira mu kindi cyerekezo, nzagusapotinga gute? Nibwo nzakubangamira. Uzajya umbwira uti rero uyu munsi mfite toka aha ntabwo reka ntaho ujya, hazemo za confusion. Yes, and then urugo rubyara divorce ariva kuri division. Ni hatabaho divorce muzaguma mu ruwe ariko mutarurimo. Nugupfa kubaho, bazabaho ariko batariho, sibyo? So rero ngewe ikibazo cyawe tubajije cyangwa se kuri iri funguro, navuga ko urugo rwo ubwaro ntago ari isoko y'umugisha urambye, ahubwo ba nyir'urugo nibo soko, nibo baba isoko y'umugisha urambye bitewe n'imitekerereze yabo n'impamvu yabo. None tukiri hano conclusion kuri ibyo basavuze, bishatse kuba ariko nanjye mbyumva, bishatse kuvuga ko umugisha ntabwo uterwa nuko habaye ikintu bita urugo, umugisha uterwa namwe ku giti cyawe, ni mwebwe mu bihitamo muri madatsi. Ako tuzi ko nta mana nta buzima, n'ubundi mubihitamo gutese mwemera ko imana iba muri mwe. Iyo wemera imana iba muri weho special, ako undi mana nitanga abagore n'abagabo. Bakunzi bacu tukomeje kubaha ikaze. Ibiryo bimeze neza cyane, table talk, it's so amazing. Nanjye nabuze icyo nongeraho kuko comment ziraha ziri very clear kandi ziteguye kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukomeza kubaha ikaze, bakomeze batuganiriza inbox, in comment section. Hanyuma iki kintu ni kinini cyane, ntabwo rwose twakivamo mu buryo bworoshye, ariko ngira ngo duhinira ku nama ndetse na experience life coach wacu tugiye, ndizera ko ari cyo muri bukuremo. Ku nama Tumaye yatugiye biri kuzuzanya gaye ibitekerezo biri kuzuzanya. nanavuge ko aka kantu ataragira umuntu ubibonamo negative point, sibyo? Kuba nta rugo mfite ntabwo bimuza kuba nagira information kuri icyo kintu, kuko nifuza kurugira ni naho ngana. So weho rero nimba uri umusore mugenzi wanjye ukaba utifuza kugira urugo, sava nushaka niyo informe nta kibazo, ariko kubera yuko ngewe nshaka gushinga urugo kandi nkaba nifuza kuzashinga urugo rushingiye ku bitekerezo bya runaka, urumva niyo mpamvu nkora igishoboka cyose nk'iinforma ku kintu cyose n'urugo gusa. Buri kintu icyo ari cyo cyose nshaka gukora cyane nteganya kuzakora ndi informa ku buryo buhagije, kugira ngo hatazagira ibyo nsanga ari surprise nazo zishobora kuzabaho, ariko byibura hari pourcentage nini nzaba niteguyeho. Rero ubumenyi ni ngombwa, ikintu cyose tuba dukeneye ubumenyi. Ubu ngubu ubumenyi mushobora kuba mufite n'ubwo mfite
kandi narashatse bishobora kuba ari bimwe ikintu mbarusha ni kimwe cyonyine experience uburambe sibyo ariko ubumenyi buri wese waba ukeneye ndetse yewe n'abana bato baba babukeneye kugira ngo bakure bityaza bazabone nyine uko babona experience nzima ibyo kandi koko ngo ukuri kuranabatura usibye niyo content y'ukuri kubatura iyo uzi bikorohereza no kubaho kandi iyo utazi ubaho nk'impumyi so ino point ni nziza cyane kandi ni nini ndagira ngo twimukire ku yindi irabituganisha no ku musozo ariko mbere uko tuva kuri iyi point ndagira ngo summarize ikintu kimwe unkurishije ibitekerezo twagize icyambere no kwimenya kwisobanukirwa hagati y'abari abantu babiri bagiye kubana ikindi cya kabiri cy'ingenzi kandi twavuzeho ni ukubasha kumenya guhuza no koroherana kugira ngo abantu babashe kugendana mu rugendo ibitari ibyo kubana ntabwo byaba isoko y'umugisha urambye dukomeje gatoya ku meza yacu ni iki mwumva kigiye kuza ikindi kintu wari wavuze ariko cyane ibyiza twabaye nk'ababiri kugira hamwe iterambere bibiri ahubwo hari icyo yabaje ni ese kuguma uri umuseribateri ingaragu bifite ibyiza byabyo niba bihari n'ibihe none kujya mu rugo bifite ibyiza byabyo none se niba bihari n'ibihe ako byumvikane ko buri kintu cyose kigira avantage na disadvantage so kuba umuseribateri bifite ibyiza byabyo ariko bikagira n'ibibi byabyo kubaka urugo bigira ibyiza byabyo ariko bikagira n'ibibi byabyo ubwo aho ngaho ushobora no kwibaza ngo mbese ari kuba umuseribateri ari no kubaka ngo ni iki cyiza kuruta ibindi nta cyiza gihari kuruta ikindi icyiza ni amahitamo y'umuntu ntabwo dushobora gukompara aho ntabwo turi bukomparinge ahubwo tugiye kuvuga ngo kuba ingaragu cyangwa iyi moment y'abantu barimo bakiri ingaragu natwe ifite ibyiza byayo yes n'ibibi ariko njye numvaga twajya ku byiza byabyo noneho no kuba married nabyo bifite ibyiza byabyo niba bihari ni ibihe duconcludinge tumutive abantu ngiba ro uri gutangire kwa kumva ngemerwa ko umuseribateri imyaka 10 cyane ingaragu nibihe byiza mubona byo kuba abaseribateri ariko niho wagezeyo wakabaye tubwire ntacyo dufasha ko muratangira tembo to kuyu munsi bisanzwe ntabyo bibuka wasize inyuma byari byiza so niba ibiryo by'umunsi biri hot niba biri mu rusenda simumbaze ariko ntimucike kandi mukomeze no kubwira abandi bajye badukurikira turabakeneye hano ngo tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mu mbaro kandi nta busambo ubusambo neza mva n'ugusangira ni karibu mwese kandi mujye musangiza n'abandi exactly yes Mr. Design ubundi wewe muri ubuzima bwa siribateri ni iki kintu ukunda muranyataze ni ikintu ukunda wewe witeguye the next mumbarije Mr. Design okay so ndabikunze cyane ko tugiye kuvuga ku byiza kuko ibibi biriho ahantu hose ntabwo tugomba kwita iyi focus ku bibi nibyo wa attracting twe tugiye kureba ibyiza so ndatangira kuba ingaragu bifite ibyiza byabyo nanjye ko mbyumva ntihagire untera ibuye kuko we are on the table sibyo number 1 ni igihe cyiza cyo kwidefininga cyo kwisobanukirwa nkimenya icya kabiri nkamenya aho nshaka kujya kuba ingaragu icya gatatu cyo gukora cyane nka building aho nifuza kuzagerana n'abanjye kuko umunsi nzahubuka ari nayo mpamvu nshaka gushishikariza abantu badukurikiye ufite gahunda yo guhubuka umunsi uzahubuka cyangwa se urahubuka kujya kubaho niho hahandi ugenda utari organize n'ubuzanye nawe ugasanga nawe aje atari organize mwahura hakazavamo ya division kuko iyo ukurura umuntu ataza hari kujya nawe ubwawe umukuru utaza aho uri kujya ni ikibazo so ikintu cyiza cya mbere numva muri iyi moment umuntu aba arimo yo kuba ari ingaragu icya mbere ni ukwisobanukirwa ukamenya uri we naho ushaka kujya icya kabiri kandi cy'ingenzi cyane ni ugukora cyane kuko
iyo uri muri iki gihe nta muntu uba ugutegeka, ushobora gukora kugeza saa 7 z'ijoro, saa 8 kandi ukiha n'undi mwanya wo kuza kuruhuka for the next day, birashoboka. Ariho ndasimbuka njye ku muntu wamajije kuba married, hari ibyo utakora kuko wamajije kwinjira ndetse no gufata izindi nshingano. So rero ibintu bibiri by'ingenzi ni ibyo ngibyo. Ngiye noneho ku byiza byo kuba married. Ntabyo ariko nkuko twabese bafite ubumenyi, generation yes, nidusanga bibyinshi barantanze. Generation yacu nta n'ubwitwazo dufite the power of technology, the power of communication, nta bwitwazo dufite, ubumenyi buri around. Ahubwo nitwe ducuzinga kuba wise cyangwa stupid cyangwa idiot, if I may say. So kuba married rero ibyiza byabyo, hari n'ibihugu bimwe na bimwe hirya no hino ku isi life coach araryohewe. So hari n'ibihugu bimwe na bimwe badashobora kuguha inshingano mu kazi cyangwa izindi responsibility utaraba married. Icyizere. Wow, yes, icyizere. Hari icyizere batakugirira ukiri ingaragu. Icyo ni cyiza cyane cyo kuba married, ariko na respect bijyamo bacari kuryohera. Icya kabiri navuga ndanasoza kugira ngo bagenzi banjye umwanya, kuba married cyangwa se kubaka ni byiza kuko uba ubonye moment yo gutangira gukora cyangwa se gusohora ibikurimo, una creating cyangwa se uri gukora, how can I say, generation. Tuvuge warangije kubona umudamu cyangwa se warangije kubona abana, ukiri wenyine, ahangaho ufite task, yaba umudamu afite task, yaba umugabo nawe afite task, umudamu yo gutangira gucreatinga cyangwa se gutanga ubumenyi ku muntu bari kumwe cyangwa se ku bana. Bivuge ngo ukiri single, you are the own, umutumwe washyuha wahora wakwigira inama yo gusara, you are single. Ariko iyo wabaje kuba married, you are no longer single. Ariko inshuti is different to your family. Yes, icyo ni cyiza cya kabiri cyari kingoye kubisobanura. Icyiza cya gatatu cyo kuba married, kuri single yavuze bibiri gusa, kuri single navuze yagiye ahita nta bizaye yashatse. Reka mbengarukira hamwe uyu munsi biri hot, bizaye hanze gusanga ikiza cya gatatu. Nyemerere mpereze Mr. Tumaino. Kubyo ngo Desire avuze nate neza. Reka Desire ni Desire. Nawe Tumaino. So nge hari uburyo mbyumva rero, sibyo? Byose nanone nongere ngaruke ngo biterwa n'umuntu n'imyumvire ye. Sibyo? Guys, uburyo ibintu mbyumva ngewe, kuba single ubwabyo cyangwa se kuba ukiri ingaragu ubwabyo bizakuryohera cyangwa bikubihire bitewe nawe. Icyo ni cyo cya mbere ugomba kukimenya, bitewe na decisions ufata n'imyanzuro ufata muri iki gihe cyawe. By'umwihariko nk'uko Desire yavuze ngo ubu cyumva uri independent mu gufata imyanzuro. Ako kantu rero gashobora kukubera keza kakubera na kabi, kuko hari igihe uba independent cyane ukarenza ugakabyara, ugafata imyanzuro mibi ipfuye, sibyo? So icyiza cyabyo biraza guterwa nawe. Ibintu byose biraba biri presented imbere yawe, biterwa n'uburyo wowe ku giti cyawe uraza kugenda ubifatamo imyanzuro. Ubwo ni muri point zose zo kuba uri single, sibyo? Icyo navuga wenda cyakoze udakwiye no kuva mu busiribateri utazi ni icyerekezo cyawe, aho ugana nawe ushaka kuzajyana abo uzazana mu rugendo rwawe. Icyo kintu nizo nshingano numva mfite nk'umusiribateri, kubanza kumenya aho ngana naho nshaka kuzageza abo nzazana mu rugendo ndimo. Urumva? Icyo ngicyo uyu ni wo mwanya wabyo, kandi ni ikintu cyiza kuko akenshi iyo umaze gushaka utahazi birakugora kuzagera uzamenye. Icyiza cyo kuba umuseribateri kuri Mr. Tumaini harimo kwidiscovering, kumenya uwo uri we naho ugana. So bivuga ngo ni ikintu cyiza kiryohera, cyakaryohera buri museribateri wese. Icyo ngicyo ni muri make ni nko kwitegura. Urabona nka mbere ya match ari cyo abantu bakora na plan y'uburyo uri bukine. Urumva? Ibyo rero ni ibintu byiza byo kuba ukiri umusiribateri, waba uri umukobwa cyangwa se uri umusore, sibyo?
icyo ngicyo ni kimwe none sinzi nimba icyo kitahita kinakubiramo ibintu hafi ya byose sibyo kuko haba financially haba no mu mitekerereze sibyo urumva kandi noneho ikindi kuri benshi ntabwo ari kuri bose kuko hari abantu wisanzwe uri single ariko ufite umuryango utunze bibaho nabyo ariko ufite inshingano rwose ndetse akenshi zinaruta hari abantu bafite ingo urusha inshingano zikuremerera sibyo urumva ariko ndi kuvuga in general case uri single inshingano zawe ni wowe ku giti cyawe niyo case ni kuvuga urumva kubera yuko rero inshingano zawe ku giti cyawe ari wowe gusa nkeya bikorohereza kubona umwanya wo kubyaza umusaruro imbaraga zawe zose ufite sibyo noneho rero ibyiza byo kugira urugo ngewe bitewe n'ubumenyi bwanjye maze kugira nanone biraza guterwa kuko ubuzima n'urugendo biraza guterwa no kuba warabanjije kumenya aho uri kugana no kuba warabashije kubona umuherekeza mwiza muri rwa rugendo rwawe sibyo exactly wabanjije kugira imana muri wowe urumva noneho imana ituma ubasha guhitamo koko ukurikije uko wakabaye noneho muri kumwe kuko uburyo ibintu bimeze uburyo ngiye mbibona hari ibibazo byinshi bihari mu rubyiruko n'by'umwihariko aho ahitamo umugore bitewe by'umwihariko na physical appearance y'umuntu sibyo kandi guys umubiri urahinduka ushaka umugore afite tayi imeze uko ejo yamara gutwita yamara kubyara hari abo nagiye mbona ibintu bigahinduka sibyo umushaka ukunda abagore banini ejo akabaho ikibazo cyangwa se umuntu akaba yanarwara umubiri nawo ugashira iyo ari ibyo rero byatumye uhitamo cyangwa se byatumye ureba birakugora kenshi simvuze ngo ntubirebe ariko wibigira menye no kuvuga ngo umubiri barawushima ariko umubiri ntibawukunda urakoze cyane kumfasha kubera ko twebwe ntabwo turi imibiri so iyo umaze gushima umubiri w'umuntu ni nko gushima inzu ahantu witegura kujya kugura ariko ntuhite uyishyura uko wabonye akaranya gateye ubanza kumenya iki gikuta cyubatswe gute zirakomeye se ukara ko nyine batashyizemo agasima gake ubundi byinshi ari ibitaka ugasana abantu nyine bakora expertise bakayisuzuma bakareba ese rero bana batoya young people ni mujyana gushaka ntabwo bakunda imibiri urawubona umubiri urawubona ukawushima wamara gushima cya kibuno na ya matuza na kwa kundi ahumura neza na kwa kundi afite ijwi ryiza ukinjira imbere muri we ukareba ngo mbese ninde utuye muri wa muntu wa wundi uca bugufi wa wundi ugira neza wa wundi uzakundira umuryango wa wundi w'umutima wa wundi nyine ubona huje na cya cyerekezo cy'ubuzima donc urabanza ushake ese uyu muntu afite kubaho kw'Imana muri we kandi kubaho kw'Imana muri we ntabwo ugaragarira ku miterere y'umubiri ese ni umunyamahoro ese afite umunezero muri we ubwo arishimye ese arakiranuka ese afite urukundo ntabwo akunze ibyo mfite cyangwa ngo nanjye abankunda aya matuza ejo nimbibura bizabe birangiye so rero mu by'ukuri ibyo ngibyo uri kuvuga nibyo ni na advice nziza abantu bakagombye kwitaho cyane cyane sibyo bashima umubiri ariko bakunde roho indangagaciro bakunde wa muntu uremye mu ishusho y'Imana kandi ikintu nari ngiye kuvuga ku byiza rero impamvu nari ngiye kuvuga nari ndi gushaka kubikanaliza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ibyiza byo gushaka iyo wabashije kumenya guhitamo neza waragize ukuboko kw'Imana muri wowe ukanabasha guhitamo umuntu ukurikije ibyo wakabaye ukurikiza koko mu guhitamo rukubera rwiza urugo kuko noneho uba ubonye umuherekeza w'ingirakamaro muri rwa rugendo rw'ubuzima bwawe kubera ko iyo uri kumwe n'umuntu mutajya hamwe kuko utabasha guhitamo neza urugendo rwawe ararukereza cyangwa se akaba yanagukura mu nzira akagukura mu nzira mu cyerekezo akagukuramo none iyo wabashije kumenya guhitamo neza rero ubasha kubona umuherekeza kandi burya urugendo urimo wenyine n'urugendo urimo umuherekeza ntabwo ari bimwe iyo uri kumwe n'umuntu ubaha vision yawe ubasha kumva vision yawe ubasha kubona icyerekezo cyawe ni wa muntu tunagarutse kuri financial blessings twigeze kurebaho kare ni wa muntu no munsi utinda kubyuka for a certain reason akubaritse uno munsi wibagiwe ko ari akazi uno munsi twemeje ko twari kubyuka izi saha runaka sibyo ni wa muntu uzajya kugira ikintu ukora cy'akazi cyetereza mbere ry'urugo cyangwa se ryawe urumva
akaza kubwira ati nubwo bikomeye ariko ntabwo ariko bizahora sibyo nubwo ibi tutari kubigeraho nonaha humure ejo tuzageraho kandi turi kumwe muri byose urumva none iyo wahisemo nabi urugendo rurakuvuna nawe ukakuvuna uri kutubwira ku byiza byo gushaka exactly so ngo kuvuga ngo niba ntibeshye muri ino point urangije iyo wahisemo neza umuntu mubasha gutera inkuru ugira partner mwiza uvuga ngo mu byiza byo gushaka harimo kugera ku iterambere mu buryo bwihuse yes donc iterambere ryanyu ririhuta kuruta uza kubukiruma ikindi navugaho sibyo hari iterambere hakaba n'iterambere rirambye uvuga ngo rivaye igihe kinini so iyo wabashije rero kujya mu rugo rwiza ntabwo ari kujya mu rugo gusa sibyo no kujya mu rugo rwiza wabashije kubaka urugo rwiza bya bindi mugezeho kubera ko ntabwo kiri umutwe umwe gusa sibyo iyo mitwe yanyu ibiri n'ibitekerezo byanyu bibasha kumaintaininga bya bintu mwabashije kugeraho kubaka iyo utagize amahirwe yo gushaka neza urumva hari igihe umuntu bigeraho mukabirwaniraho cyangwa se mukabifuganira naho ntimubyumvikaneho mukabisenya mwe ku giti cyanyu nyine mukaba ari mwebwe umuntu abyisenyera nimwe mwanabyubatse ibyo ari nabyo biza muri nyine exact nabyo biri mu bintu bibisenye sibyo kubera ko ntago muri kubasha kubyumvikana ko ntabwo impamvu yo kubishaka muyihuje ntabwo exact so ni ukubona umuntu wo kugufasha muri rwa rugendo rw'ubuzima mwiza numva aricyo cyiza cyabyo kuri merit dukomeza gushimira abantu badukurikiye kandi dukomeza kubashishikariza gukomeza kubana natwe no mu bindi biri imbere bize uyu munsi ibiryo biri ku meza ntitwavuga ngo birajenjetse biteketse neza ibikomeza imbaraga ibitanga imbaraga byubaka umubiri byose turi nabyo ariko tugana ku musozo motivation cyangwa se inama umuntu reka twebwe inama ahubwo reka nibarize so guys tumaze kuba kuri ibi bintu none mwebwe mu bitekerezo byanyu mwumva ko hari imyaka yo gushaka ubwo muzi ko ngiye mwanandyamiye bigeze mu mvuga ku byiza byo kumuservateri no kurushaka wabyanze kandi babitwigiye ngo ntabwo biheruka hoya navuze ko ariko ko reka tuhe umwanya dusoza adusoreze kuri iyi point hoya turagaruka no ku kibazo cyatumaye ikibazo cyane ni ikibazo gikomeye ubwo nimwe mwishaka bidepima isaha nk'umuntu wabaye umuservateri wabayeho ingaragu kandi nk'abandi no mu rushako ibyo mwavuze byose nibyo ni ukuri niryo shingiro ry'ubuzima kuko ntabwo ushobora kujya mu rushako utarabaye ingaragu urabanza ukaba ingaragu ikora biriya byose mwavuze ukidiscavaringa ukihishura ukamenya wowe w'ukuri ukamenya uwo uri we apana kwitiranya n'izina ryawe cyangwa se kumva ko ababyeyi abantu bo mu muryango bazawukorera ubuzima ukabanza ukitegura so wamara kubona byose ubigezeho nyine nk'umuservateri ukumva kuri ready akaba ari gutera indi ntambwe y'ubundi buzima bw'urushako kugira ngo ube wagira umuryango ibyiza byo kuba ingaragu ibyiza byo kuba mu rushako biri personal ibyiza kuri njyewe ku ngaragu yitwa njyewe ntabwo ari byo byiza kuri uyu nguyu so byose bigendera kuri wa muntu uwo ari we na misiyo ye n'intumbero y'ubuzima ibyo arota n'uburyo atekereza no mu rugo rero ni bimwe ibyiza by'urugo rwanjye ntabwo bizaba bimwe n'iby'urugo rwa Peter Ibyiza ariko siko byikura azari jana ruzagera kibabivuye kuri kamera ko ntabwo uzagera impunzi wawe ndakwandikira ati nabonye ngo nagabona so rero kuba umuservateri nibaza ko ari igihe cyiza nyine cyo kwexperiencinga ubuzima bwa wenyine kugira ngo bunakuryohere ubamo mu gihe gikwiriye ugakoresha ubusore bwawe neza n'ubukumi bwawe neza then noneho wagera muri cya gihe cya navuga ni nko enjoying life nyine by yourself giti cyawe ariko responsible ntabwo upfa enjoying gutya gusa
guys abantu banasobanukirwe neza natwe turi abasore sibyo batandukanye ko enjoyinga cyangwa se kuryoherwa n'ubuzima no kububwangiza icyo kintu ni ukimenya n'itandukaniro ryacyo abantu bagiye bakimenya banyagikorera research so iyo wabayeho neza mu busore bwawe biba byiza cyane kuko iyo ugeze mu rugo bikanagenda uko utabiteganyije ntabwo ufite icyo kwicuza tuvuga uti iyi ni indi step y'ubuzima bwanjye ni ikintu nagomba gucamo ariko nkiri umusore nabayeho sibyo so icyo ni icyiza cyo gukoresha ubusore bwawe cyangwa se ubukumi bwawe neza mu rushako rero iyo wabivuze byose iyo washatse neza gahunda zose zirihuta kuko nyine uba ufite umufasha ufite umuntu mutekererezanya hamwe ufite umuntu ugusapotinga wacika intege akagufana aho ngaho akakuzamura ariko byumvikane nyine ko biterwa n'umuntu washatse uwo ari we hari abantu benshi bajya mu buvumo bakajya gusengera abagore cyangwa se abagabo ariko mu by'ukuri ntabwo kujya gupfukama hari ugasenga aribyo biguhereza umufasha mwiza no ahubwo wowe uvamo umufasha mwiza wowe uba umufasha mwiza niba uri umukobwa ugomba kumva ko wujuje indangagaciro zose z'umugore cyangwa se z'umukobwa ukwiye kubaka urugo nta kabuza rero iyo wibonamo izo ndangagaciro ubasha no guhitamo umugabo ufite za ndangagaciro ariko ibyo utifitemo byakugora kujya kubimenya mu bandi akenshi ntuzi ko binabaho so rero ibyiza byo gushaka biterwa n'umuntu ku giti cye ubwo ngiye kubivuga navuga personal navuga ibyanjye ku giti cyanjye ariko ntabwo ari ngombwa ko mvuga ibyanjye biri personal kuko ntabwo bizaba iby'akana kuri kutureba ntabwo bizaba ibyawe icyo twavuga muri rusange ni uko hari ibyiza by'urushako kandi bigengwa nawe kuko niwo uzabasha guhitamo hakabaho n'ibyiza byo kuba ingaragu ntabwo wabibara ngo uvuge ngo kimwe bibiri bitatu bamwe iyo bashatse bamara kuvuga bati kera nkiri umusenateri nari mfite freedom iyo najyaga kugenda sinasabaga uruhushya naragenda gutya gusa ariko nanone mu rushako kudasaba uruhushya nabwo gusaba uruhushya kuba wajya ahantu ukanza gusaba uruhushya hari icyo bikurinda sibyo biguhesha icyubahiro bikakurinda no guhura n'abantu benshi mukaba mwabyarirana amazimwe so ntabwo wavuga ngo kuba usaba uruhushya kera utararusabaga ngo bibaye bibi no navuga ngo mbese ntabwo bifite uko wabivuga nyine bijyana n'umuntu ku giti gusa niwumva nyine twaba tugeze ku cyose cyatumaye rero kuvuga ngo niwumva uri ready gushaka nta myaka ihari yo gushaka there's no age there is no age ntuzashake kuko abandi bashatse ntuzashake kuko abo mwiganye bose bashatse ntuzashake ko bakubaza ngo ariko ukundi kuki udashaka no ntabwo gushaka ari igikorwa ujyamo ukurikiye abandi nta nubwo ari igikorwa kigendera ku marangamutima nta nubwo ari igikorwa kiri agent ntabwo ari urgence nta nubwo ari igikorwa kiri ukopiya no ni igihe kigera ukavuga utoke ndumva imyaka y'ubuseribateri yishoreza ahangaha urugendo rwanjye rw'umuseribateri ni ahantu rusobeje let's me go reka njye muri iyi step yindi y'ubuzima nk'umuryango ndumva ndi tayari ndumva niteguye bishatse kuvuga ngo ntawe ukwiriye kukubaza ikibazo ngo kutarashaka na rwose ntabwo wakagombye kubaza umuntu waba icyo udashaka kuko nta buzima ntabwo nongera kukubaza n'ibindi twavuze ntabwo kuba umuseribateri ari bibi ntabwo ari bibi ugomba guhunga ntabwo ari ibintu ugomba guhunga twanabivuzeho ntabwo gushaka ari ikintu cyiza uri gusaba uri kwirukira byose bigira igihe cyabyo cyane ko twanabonye ibyiza byo kuba ingaragu ndetse n'ibyiza byo gushaka ari byo twagarutseho ariko muri rusange ikintu cy'ingenzi njye nk'inama nasiga ndetse tunasoza nyabuneka koresha igihe cyose urimo kuko igihe cyose urimo si impanuka kuri wowe ndetse no ku Mana yakuremye koresha igihe urimo kandi wisobanukirwe mbere y'uko ushaka uwo muzakomezanya urugendo rw'ubuzima kwisobanukirwa life coach abitubwiyeho cyane Mr. Tumaine abidushimangiraho aduha n'ingero mukomeze kubana natwe kandi see you in the next video turabakunda cyane nakagaruka ciao